Ndi papa sava. Ngiye kuntu numva twabigenza. Buri muntu yajya atanga 5,000 ku munsi kuko nicyo kintu cyatugeza ku iterambere. Contribution. 5 ariko ni menshi. 5 ku munsi umuntu azategereza ukwezi ngafata amafaranga. Ariko 5 ku munsi ni menshi cyane. Ni menshi ariko nanone ufasha amafaranga 5,000 nabari abanyamuryango bose ukuntu bangana byibura wafata amafaranga afata. Wewe wumvaga ngahe? Nibura nka 3. Reka tuze turebe, reka tubyandike. Noneho twebwe nidukora inama rusange y'abanyamuryango bose tuzahurize hagati. Sibyo byiza? Ariko natwe tubanje kubiganiraho. Oya, nyine icyo ndi kuvuga nkatwe nkawe wakwemeza 5. Nanjye 5 nkaba nayabona. Uyu nguyu nawe akavuga ati nabona wenda bingahe 3. Nabandi hari n'uzavuga 1,000. Hari n'uzavuga 2. Noneho tugeraho twemeranya duhurizemo hehe hagati. Ibyerekeranye na contribution twari duspoje yuko ari hagati ya 3 na bingahe na 5. Mbo noneho icya kabiri tumaze kugira abanyamuryango bangahe cyagiye bari 34. Wowe ko twagutumye gushaka abandi hari abandi wabonye? Nabonye 2 nabo bazaza mu nama y'ejo bundi. 2 ngo ni 3 6. Ariko muri abaga 34 harimo umukecuru uturanye nawe kwa Nyiragitariro yarimutse yaragiye. Leonel Kurumva ari 33. Ntabwo yajya ava we yagiye ngo aze gutanga contribution byamugora dukuyemo. Nanjye harabona ari nabonye hariya natungiye yari yavuze ati nanjye nzaza n'umugore Priside ubwo Priside ubwo ni 33 kandi twumvaga dushaka 40. Biradusaba indi sensibilisation rero. Noneho ndimo kubarana none rero ikindi nagira ngo twumve twibaza niba dufite abanyamuryango 40 nibura tuzajya duha abantu bangahe mu kwezi. Yase mu kwezi buri 3 ntibaba byaba ari byiza kugira ngo umuntu afate amafaranga afatika noneho agenda yaguremo agatungo cyangwa ashaka ikindi kintu yayashora. Reka turebe twemeje 5 gukuba 40 byaba ari 200. Twagabanya abantu 3 ni 68. Twemeje 3 gukuba 40 ni 120. Twagabanya 3 bikaba 40. Cyangwa tuzi kwa propose kujya dufata nyuma y'amezi 2. Ufata nyuma y'amezi 2 twagabanya umubare babo duha mu kwezi wenda tugaha 2 mu kwezi. Ariko ntago wavuga ngo nyuma y'amezi 2 kwa muntu witangarega 3,000 kuvuga ngo azamara ukwezi yongereho ukundi kwezi azafate nk'umwaka wundi ntago byaba ari byiza. Ntago byaba ari byiza. Okay, duspose ko tuzajya duha bangahe 2. Ariko ubwo 2 bariye ku 5,000. Oya niyo byaba 3 urumva byari 2 hafata 2 akaba ari 60. Ni banyakabyizi. Ni banyakabyizi. Uko ahembwa buri munsi. Ahembwa 5 yo ku munsi ukabona ise yatanga yose. Urumva ko bigoranye. Ariko atanze 3 agasigara na 2 byaba ari 2 twaha 2 umwe agatwara 60 undi 60. Ibyo nacyo. Indi ngingo mwumva twakwigaho ni iyi. Uburyo bwo kubika amafaranga. Uburyo bwo kubika amafaranga. Mwemeje iki? Ni kuri konte muri sako. Ubushize twari twemeje agasanduku. Oya, ubushize twemeje yuko cyangwa ni tuzajyana mu kinini. Oya twemeje ko amafaranga azajya abikwa kuri konte. Wibuka ko hari igihe twize kuyabika mu gasanduku Nyiragitariro akayarya. Rero twemeje konte kandi noneho konte ntago hagomba kujyaho umuntu umwe. Hagomba kujyaho abantu 3 bakajya mu gatabo bajya no kubikuza bakajyana kugira bose basinye. Ndumva ariko amafaranga yacu yafite security. Ubwo bizaba bisaba nanone aba members bajya kuri konte. Members abizerwa. Sebura nabi cyangwa ni komite twara muri komite.
wenda nka perezida ubundi abo bari abizerwa agasanduku ubwo ducishijemo oya agasanduku hoya iragitarira ibintu neza ahubwo reka mbabaza hano ko mufite umukobwa murumuna wawe we kuki utamuzana muri iki kimina cyacu nawe ngo ajye atanga ikibazo se papa sava ko ahembwa ku kwezi kandi aha ngaha tukajya twishyura buri munsi urumva ayo mafaranga yayakura he kereka ubwo wiyemeje kujya umutangira nyine yamutangira si igihe kingana iki turavuga aho ukamutangira noneho akakaza oya ntabwo byavamo buriya abantu bahembwa ukwezi barakora kandi nawe aba afite ibintu ari bubanze kwikemura cyuza abaye iki noneho byavuga ngo uvuga shitani ukayibona umurizo se ubaye iki sasa sasa ubaye iki kandi yari mu kazi sasa ntabwo mwakoze urimo kubabara umutwe akunda kuwurwara se reka ariko se ko mbona yabyikoreye ubu nabyo ntibyagutera umutwe sasa bigenze bite sasa ubaye iki ngiye atinye wenda ngenda babwira oya wese yaba yagutinye urarwaye ni iki se kirimo kukuriza kazi baramwirukanye se barakwirukanye se oya nyine boss arakwirukanye kugiza ate ariko man aragukubise ni boss wanyu aragukubise arapfuye oya baza ko boss wanjye anyase akwatse iki agize ate anyase ruswa y'intuza akwatse ruswa y'iki ngo ruswa sasa ngo akwatse iki ntabwo muri kuyumva mwebwe muragira ngo ayivuge neza byabaye yayo neza se nakwirwamo bidekirije mva nkubwiye papa sava reka mbaze nke muri kino kibazo ndaje nawe reka tujyane nta kibazo reka mbanze nkenge bataza kutwiba aratinyutse ati me ibintu ngwino tugende rero inama zisize ariko se ni mu kinga ubwo rero nongera kanjyana aya madosiye wenda nisanga nta kibazo kigira ndahitamo agasanga nta kibazo deni ngwino tujyane ariko shaka ubanda rurakira iyi ntuza ko bitazuba ese kutagenda vuba vuba abantu nta n'isoni bagira njye none umurimo muraninza muhandangire ngende mu nsange sibyo ese wirira udatuma n'abantu bakubona mu muhanda ahantu hose wowe se ko nduza agenda ava inzira yose abaye iki shabyi ore ikibazo cyameza ava amaso ikibazo cyameza amabuno nawe ngo cyameza amabuno ndabona ahubwo gifite n'amataye wa mugani nawe uri kudukina ku mubyimba bwa rimwe wajya ugabanya utugabo ahubwo bwa rimwe mwagiye mureka kugenda musakuriza inzira abantu mugiye ntufashe uri kwandika message ese ubwo biba gukinga n'agatenge da ntugende uhenera inzira gatenge se urabona abaye iki uba muzima nkaho uvuze se ko ari icyo abaye bifite ibibazo byakomeye hano mufite ibibazo bikomeye mfite ibibazo bikomeye none se wonemo uragenda se bamufashe ku ngufu se cyangwa manu reka rata nkubwire cyangwa n'umusore amuteye inda mwongere ubwo uzi ibibazo yahuye nawe reka da yahuye nawe mu kazi yahuye n'ikibazo nyine ceceka ariko wowe ushaka kubwira yahuye n'ikibazo mu kazi se Manodu yawe amagambo agira Manodu uzi ko babivuga asanga bikuje quartier yose ku buryo se nimba ngira amagambo ku buryo ikibazo yahuye nacyo mu kazi kitazamenyekana hari ibibazo nyine umuntu yakubwira n'ibyo atakubwira bamwambuye se bamwirukanye se ari ibyo ngibyo twabikubwira kuko bamukoze ku mabere se ko n'ejo bundi yagiye kurega ngo bakoze ku mabere bakubise ku mabuno kwa kundi bakubitaga mu kabari yagiye kurega he
yaje kukuregera se ngo musamukoze kwibere hari umuntu utabizi yewe yaje kundegera ubu nyine ari kwije quartier yose ubushize ajya kumasura se bakamukubita ku kibuno byo ntiyaje kubirega hasa umugwaje ugabanya kurega no kuba wijyanye muje kumva cyangwa muje guharira na okay ngombwira mumbwire mbafashe ikibazo kimeze gite mu kazi ngo byanyenze wari muratambika Manu nabitekereje nsanze nta kintu ushinzwe wari gutambika kugenda uratubaza ubundi bibazo yahuye nabyo kubera tambika muri twikomereza tugenda ndanyiraho muri kunyura okay tambika nyine tambika ibirenge ugende cyangwa sha n'umuntu wamuteye indamuramuka muvumbuye umusore ndaterwa amabuye ku musore yego agakana amagambo ukagiye kugenda kavuga ngo kamuwanya ari kurira inde ukabanya umuntu none siro mukobwa urona ari marira ukabanya umuntu uravuga ari maboroga kurasukura n'ukuboroga se ko muri kubyoroshya ukagiye kugenda kabibwira abantu bose tugenda none se nagakingirizo yakoresheje se inda basanze byarahwanye ariko yari afite amabuno meza nuko apfuye ubusa nk'uruhu rw'inkoko nako rw'inkoko bararurya ni nk'urw'imbwa ariko umva ayo mabuno nimwakomeze kuyariza ayo mazi ye yimena enuza de ikomeza kwangiza ayo marira yarabuze muri no misi yewe ndibira kwisangwa mu minota ingana sheri gutangiye kumpa iminota mbabari ntabwo ari iminota ngo 48 ndibwirukana umuntu niba umuntu ajyanye computer y'akazi avuga ngo agiye gushyiramo n'ibiki ariko ngo byo baragiye gushyiramo n'ibiki ntabwo ntumbaze ngo ni form yaragiye gushyiramo none se kuki batwara computer nge bakamaze igihe kingana kuri ni ngombwa kugira ngo mu gihe cyawe cya off ukizanemo ibindi bintu ahubwo se kuzanye iby'ama ice cream niba ari ice cream niba ari ngo ni nk'iyi ice cream akabara yaje niko ega nakubwiye ko nzagusubiza ibwana burundu kuri 18 icyo rero nicyo mbavuga ntakunda kuko bigaragara nk'itonesha mu kazi ntabwo ari byiza mu masaha y'akazi ujye reka tujye mu kazi n'akazi karangiye tujye muri ibyo byaro rero ubu ntabwo turi mu masaha y'akazi ni amasaha ya off yo gufatira ibyo kurya sibyo ese ari akazi twishe bigaragara nk'itonesha abandi bari muri gahunda zo kujya kurya bari mu biki okay sheri sumonda ese ndagukunda nanjye ndagukunda sibyo reka rero amasaha yacu dukuremo stress z'akazi mbabura tube turi kuganira ariko kuno none tukaruvanga n'akazi ikintu kizirikane ntabwo turi mu bivanga uramenye nazagira burya nkabona amaraporo atari meza ibi bintu oya yombo wanteza cyaba gikomeye cyane oya ntabwo tuvanga urukundo n'akazi kuko ntabwo biba bijyana burya okay I promise nibwo bwa mbere n'ubwanyu sibyo gusa nta kibazo kamwe mugomba kujya bafi nanone ukamenya ko ntekereza neza nese sibyo mbakubwira nyine ushaka kuntera stress hanyuma ubwo rero mushaka turi wikore ejo muyashyire ku makonte abantu babona amafaranga ibindi turagenda tubikurikira kandi mujye mwibuka ko mugomba gufata konje ibyo kwizirika ku kazi iminsi 30 nibigeze konje yawe uyifate niba guhamagara ugiye kuri muri konje umva ahubwo ikintu cyakigabo ni iki ngiki uyu ni we sobuja niko niwe manager niwe boss wana habaye iki se ubwo mbona mwinjira mu nzu cyangwa gukomanga nani iki habaye iki sasa n'uyu ngo cyane abari we habaye iki hanyuma se ubwo ushatse kuvuga ko arimo kukubeshyira ubu urabona ibyo avuga kubeshyira wowe chef ni iki kibazo ni amafaranga atuma amaki amafaranga byose kiki hari amafaranga gufite wowe ku buryo ufata umuntu hari amafaranga gufite je ntabwo njya nkunda abantu urumva ikirayo we urumva neza nta soni kumfima ese ubwo umuntu nk'amashuri wise nkakumariye iki mu byo wise kuki utigeze wiga n'indangagaciro hari amafaranga gufite wowe uri igiki ku buryo wumva wamukoresha icyo ushaka chef muri bibiro akaba ari cyo witwaza uyu mwana uramuzi cyangwa uvuga ko nta muryango agira uburenganzira bwo kugira gute bwo kumukoresha icyo ushaka cyose wibwira ko uyu mwana nta muryango agira ku buryo ushaka kumukoresha ibyo wiboneye byose habaye iki sasa sobanura ikibazo
no uko wiriza mu mabiro wowe n'ibiki gabanya habaye iki gabanya ifogonyo umwanya avuge mva chef twumvikana chef ugende gake no ugende gake ntumbwire ngo ngabanye ifogonyo uzuburemerewe bw'ibya wakoze biri je byaha nakoze ibiye byase nakoze ceceka abanza uretse gato mbwira ngo ceceke ntabwo acecekesha cyenyegi aha ni ngwiro byanjye mfite uko nkora mfite uko ngenda ntabwo ugeze bamwe mushobora kwinjira gutya mu nzugi mu ngo hejuru mushaka kugira ngo mugire habaye iki urabona hano twabwiwe ni imishazi cyabaye ceceka urabona hano twabwiwe habaye iki ntabwo iki ceceka yisobanura vuga cyane abyumve habaye iki afite umuryango ntabwo mugomba kumubindikira ko yiboneye umukobwa ne buri umudamu ugende gake icyo ndicyo cyose ntunga intoki sasa tubwire sibyo simpuzi ntabwo nzi unyubaye kabisa unyubaye ntongere kuntunga intoki ni iki kibazo wanyenze se ruswa y'igitsina ngaho urumva kubeshyira wowe urumva kubeshyira wowe ruswa y'igitsina n'ubu wasanga ari uyu nguyu nari kumwaka ruswa umva excuse me munkure muri ibyo bintu byanyu ngo iki ruswa y'iki sasa are you serious uwigira nkaho uzi igitsina utakizi ruswa ntayo uzi ruswa banza usubize ruswa urayizi muri ruswa y'igitsina ni iriya jambo utazi ngo turi gusobanura ruswa ni ibintu bibiri birimo harimo ruswa harimo n'igitsina ibyo byombi ntabyo uzi ntabyo yigize umukorera cyewe futesi akikigabo kirimo kirigiye umva chef uri kwigira ibice nabubashye ariko reka tworoshye urabona ari umwana azanye imanga hano mu kazi ku buryo azanye imikino genda ashaka kugira ngo mubaze uko dukorera ahangaha njye nawe uretse inama dukora mu gitondo kuwa mbere uranyumva yo kugira ngo dupange gahunda z'akazi uyakorera kuri field ntabwo akora muri biro ntakorera ahangaha ngo avuge mwene ngo ugiye ngo arasanga mu biro byanjye nta kintu na kimwe kimpuza nawe raporo kugira ngo ingereho inyura ku bantu batatu ni hehe nahuriye nawe no kwaka ruswa y'igitsina nanjye icyo nicyo kibazo ruswa y'igitsina nayikwatse binyuze mu zihe nzira nayikwatse kubera ko abanyabyaha ntibatanya n'ibintu ajya kubona akazanga umva monsieur uyu mukobwa ajya kubona akazanga yakoze ikizami nk'abandi bose iyo mbu mwaka ruswa y'igitsina ntabwo jewe nari no kuba naranatumye bigera naho je bamufata bakamuha umwanya mwiza je naravuze ntiyatsinda amanota ye bamuha akazi nta kintu nigeze mvugana nawe we nakuze kuki nase barimo arakubeshyera no tuzatubigenze gutyo igitsina ariko ngo tuvuge ko ibintu byose ubibona uko byirengagiza ubu ntabwo ubona ko ngukunda buri gitondo ngenza nkuzaniye kofi nagerageje ibishoboka byose ngo nkwereke ko ngukunda urangije ujya kwiteretera amadudu rero ngiye ngomba kuvuga ko wanyatse ruswa bakagufunga twese tukaguha wiki uretse twumva ko kantu babara ngo sasa nta ruswa yakwatse njye nakumvise neza cyane uretse sasa nta ruswa yakwatse iki gifite umukobwa mwiza kandi nkunda arabizi sinigeze suri na size yanjye n'umutima wanjye ntibigeze n'umunsi n'umwe ugutekereza mu rukundo yakwatse ruswa ntayo yakwatse uyu mukobwa bajya kumudiplominga bakamushyira kuri tele yabyukaga mu gitondo nkabona arazanaguramo amezi atashinzwe ibintu bijyanye na protocole na reception mu biro byanjye havugana ko umukobwa wabitse bigakorwa n'abashinzwe amasuku nabatsiza agakarafata ahangaha kwa kuntu umuntu avuga ati arashyushye akaza nyirukanka ku modokari ngo azane karavati najya kugira nkabona nzana indabo mu office najya kubona nkabona ari kunyuriza amakarite postale simbizi ejo bundi yarashyize kuri telefone arapostinga wowe ushyira kuri stat yawe arapostinga ndakubwira ibintu simbishaka naza kukwirukana ndavuga ngo gushyira kuri tele none kuvuga ngo icyo ni ikinyoma wahimbye arashinja ruswa y'igitsina none se buretse gatoya muyobozi sasa kugira ngo uhimbe kino kinyoma wabitewe n'iki kandi amaze kubivuga ngo nuko nyine uriya yakunze uriya yamukunda yikundira uyu sheri umva nkubwire bino bintu birangirire hano iki ni ikindi kigiye kuzamo harabaye ikintu cyo kuza kumera hejuru no gushaka kugira ngo mbuze umutekano wa mukobwa ntabwo ari umugore gusa ujya ku nkeke n'abagabo bajya ku nkeke n'ikindi kindi kibazo kijemo niba ubwiye abantu ngo ngiye ngo nakwatse ruswa ishingiye ku gitsina twakuzanya amahane tukakubita umuntu bakaba bandihaguriye ahangaha ubuyobozi rero ngewe reka mbanze ngusabe n'imbabazi tubabarire kuko yadusanze mu rugo hamagara ubuyobozi ibyo by'imbabazi nta kintu bivuze hamagara ubuyobozi ntacyo mfa n'uyu mukobwa sibyo akaza akora n'akacu mu byubahiro byawe
genda wandike ibaruwa isezera akazi. Ntabwo bishoboka. Nese baragureba natwe ukuntu dusize icyasha n'ukuntu tuje ahubwo amahirwe tugize nuko abandi bakozi bo mu zino office batari cyari cyo zigeze murahazi uje muri comptabilité bakubarire baguha umushahara wawe wandike ibaruwa usezera akazi. Ntabwo bishoboka ntabwo twakorana gutyo. Monsieur wakwihangana mukamvira mu biro ewana mwihangane kabisa kadutwara igihombo cyane